these Congolese are very lucky. This Tshisekedi man who stands there and abuses people and threatens and does that, and then in the end, this same international community comes to me and says, yeah, you see, you need to do this, you need... What? And I tell them, don't you realize that by doing that, you are actually emboldening this person not to find a solution to their problems, or whatever problems that are between us and them. You treat a country or a president or a government like a spoiled child. You look back and ask, check. There is no blame that ever goes to the very people who created this problem and who continue in the same problem. But when it comes to Rwanda, it's our problems we are blamed for, and it's their problems we are blamed for. So we are blamed for two kinds of problems. Our own, we may have our own problems that for sure we will own up and deal with that. But how do we deal with the blame for other people's problem? They should be owning up to and dealing with. How do we deal with that? Just by threats? You come threaten people, I will do this. Well, some of them did whatever they did. But I hesitate to tell them. I say, okay, you did that. So what did you get out of it? Whatever you did, what did you get out of it? The situation just go to us. And for me, from the beginning, it was obvious it was going to get worse because you are not addressing the root cause of the problem. Instead, you are just massaging the people who are actually behind these problems. Uburyo bw'umwihariko mu Rwanda, reka mbihagaritsa. U Rwanda n'ibibazo byacu, hari ibibazo byinshi rwose dufitemo uruhare twebwe bitureba. Ntabwo twavuga ngo hari undi wabiduteye, ni twebwe twiteye ibyo bibazo. Dukwiye kuba tubishakira umuti, ntitugire abo tureba ahandi ngo twibwire ko aribo bazadushakira umuti cyangwa aribo babiduteye. Ibyo nibyo nsorezaho mbabwira ku bijyanye n'igihugu cyacu. Ariko igihugu cyacu gifite amateka maremare kandi atari meza. Uhereye mu myaka hirya ho muri iki kinyajana twarangije bigakomeza no muri iki ngiki. Ibyo bibazo muri ayo mateka ni ibituruka hanze. Igihe rero dushaka gukemura ibibazo byacu binavugaga bitureba nk'igihugu, dukwiye no kuba twibuka iteka ko hari ibikomoka muri twe, hari n'ibikomoka hanze. Ndetse ibikomoka hanze, reka mbigabanye mbigire 50% 50%. Ariko ibituruka hanze byo biranakaze kurusha. Niho rero navugiraga bundi bwa mbere kuvuga ngo
ikintu cyo kugira ngo mwemere ko mwabaho kubera abandi ni icyaha, dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. It doesn't matter how powerful you are. It doesn't matter how rich you are. It doesn't matter how willing you are to use it to wrong ends. We, from a small country like Rwanda, we should be able to stand up to that. Kuri je ibingibi tuvuga by'amajyambere byo mu mushyikirano, twavuze proje zitagenda neza, biki, okay, nibitureba tugomba gukosora. Ariko ntabwo wabikosora neza utafite kumva ahuva naho ujya n'icyo uri cyo n'ikikugize icyo uri cyo. So muri aya mateka rero agenda agashingiramo ibintu byinshi. Ku Rwanda byo ngira ngo ni umwihariko ku isi yose, ngira ngo nitwe dufite ibiteye gutyo bikaze. Twifitiye nk'ibibazo byacu, ariko dufite nk'ibibazo duterwa n'abandi. Reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi, imyaka, bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka, abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga, we are supposed to be twins literally. Ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera yewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndibuvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo, mbivugira aha, mwumva, uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye, rwose ndishimana, ntagira upapagata. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi, ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba,
ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Bose mu byandike, mu bisuzume, mu bikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabyo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo, ariko ituruka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politike na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuze ko byabaye, ubushize murakuze. Sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, zigisha ari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo, cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Kongo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing, because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible?
in the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody else who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about?